Ndabashuje mwese abakurikiye radio ya Ruda, ni radio mukunda cyane. Tukaba twonye tugarutse mu biganiro byacu nkuko mwarimu maze iminsi mutanyumva kuri izi mikoro bitewe n'akazi mba ndimo nkaba nkubutse aho muri Afrika yacu tugenda tureba byinshi bitandukanye bikorerwa muri iyo migi no muri iyo mirwa ndetse n'ibyaro byaho. Habanje rero tugiye kuganira byinshi muri izo ngendo nyinshi nagiye mpagirira. Rero sindi nyine ndi kumwe n'umuyobozi wacu, ukaba mwarimu ku rwego mpuzamahanga, akaba kandi n'umunyapolitike ku rwego mpuzamahanga, akaba kandi n'umunyamategeko ku rwego mpuzamahanga, akaba na general mu bwonko. Reka muhe umwanya banze nawe abasuhuza. Nibyo turahasesekaye kandi namwe murahasesekaye. Birumvikana hirya hino ukubutsemo mu ngendo zitoroshe, usibye kuba zitoroshe ziranahenze, ziranakomeye cyane. Kuzenguruka ndabizi birarusha, uzenguruka hirya hino ku rwego mpuzamahanga byongeye. Muri Afrika hose nizere ko uhazengurutse kubera impamvu za the world political major issues, impamvu za politike ku rwego mpuzamahanga isi nzima. Ariko noneho kubera Afrika izaba umurwa mukuru w'isi yose, niyo mpamvu nizera ko Afrika yose uyihetuye uko bishoboka byose kandi kose. Noneho ukaba ukubutse iyo hirya hino, ugiye kuduha idonido raporo muri rusange. Afrika yifashe ite, byifashe bite abanyafrika hirya hino, yaba amagereza, byaba system z'imyubakire ya leta zunze ubumwe za Afrika. Ruda muri make ihagaze ite kuri izo ngingo zombi hirya hino? Wenda urabanza utange n'ibyifuzo n'ibitekerezo bindi, cyangwa se ukomeza urasa ku ntego z'ibyo bibazo bibiri. Sinzi aho uhera kuko bino bifite umutwe n'amaguru n'amaboko impande zombi n'igihimba, ndetse ureba uhera. Nge mbaye nkwaye umwitangirizwa, ariko perezida nyaperezida nge Barafinda Sekikubo Fred katuze tweve mozengo. Aya makuru tuyafatiye ibendera rya Ruda. Nibyo niko bimeze. Nahagurutse hano mu Rwanda, nerekeza mu bihugu bitandukanye. Nanyuze muri Kenya, muri Ethiopia, Sudani, nyaruka muri Chad, Nigeria, Mali, Algeria, Libya, ndetse no muri Congo, Zaire. Ho naho nashoboye kuhagera kuko nari mfite za modoka ya Ruda ya indi bari bategereje mu matora, imwe nyaruka cyane, niyo nabashe kugendamo nkaba ari nge wa mbere ubushoboye kuyikoresha. Ni imodoka inyaruka ku muvuduko, ndi kumwe n'umushoferi wanjye. Rero twarihuse ndetse turamanuka tugera muri Afrika y'Epfo, aho ngaho hari kwitegurwa amatora y'umukuru w'igihugu, cyane ko bamwe batari kuyishimira, bamwe bari kugenda bavuga ko batizeye neza ibizavamo. Ntago nagarukiye ndetse no muri Sudani naho narindiyo, aho bari guteganya gushyiraho guverinoma, ariko guverinoma izabishingiye ku basivili, aho rwose abasirikari bari gusabwa ko bagomba gufatanya n'abasivili kugira ngo bashyireho leta zishingiye ku basivili. Aho birumvikana. Ntago nagarukiye gusa, nagiye ndeba mu mibereho y'abantu, mu bijyanye n'ubuhinzi, ubworozi, imibereho muri rusange igiye yugarije abanyafrika. Harimo ikibazo cy'imisoro muri rusange, hakazamo ikibazo cy'amagereza, aho usanga abantu benshi bagaragara batavuga rumwe n'ubutegetsi bakunze kuba bari mu magereza. Ahanini ugasanga bafungwa badashinjwa cyane icyo kintu, bitwaza izindi mpamvu. Ugasanga umuntu yari nk'umucuruzi arafunzwe batamusobanuriye impamvu. Ibyo byakunze bigaragara cyane, nuko na hano twari tumaze iminsi turi ku nkuru y'uwitwa Gasiriro,
wafashwe aho yakoraga ku nyubako z'umwe mu bayobozi b'igihugu hano mu Rwanda ku nyubako za Jeannette, aho uwo mugabo Siriro yaje kubirirwa irengero. Yari umufundi wubaka, akaba yaratunze umugore we n'abana be 4, akaba bari abantu b'inyangamugayo mu midugudu ndetse no basengeraga bari abantu b'intangarugero. Izo ngero rero nizo zatumye duhaguruka tujya kura mu bindi bihugu ko ariko bimeze. Aho muri Tanzania naho twageze tuhasanga icyo kibazo gikomeye ko abantu batari kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida uriho nawe bafatwa bagafungwa. Aho saho gusa na hano mu Burundi nuko ntavuze naho icyo kibazo kirahari. Ubwo rero nkaba ngarutse nzanye umuba w'ibibazo. Ngiye urabona iki gikapu cyuzemo amadokima menshi cyane, kandi twagiye dufata video menshi cyane aho hatandukanye muri ibyo bihugu by'abantu bashimutwa mu buryo budasobanutse n'amajwi. Ibyo byose birahari. Twabonye ingero nyinshi zibabaje z'imfubyi z'abapfakazi batitabweho muri ibyo bihugu, z'akarengane kagenda gakorerwa abantu mu buryo budasobanutse. Mu by'ukuri aha dusanga nanone bamwe bazira imyemerere y'amadini yabo. Ako karengane kari kugenda kagaragara nyakubahwa Perezida wa Rwanda. Tukaba ndetse naragiye mpabwa ubutumwa ku bantu bamwe bari muri ibyo bihugu bagiye bantuma kuri Perezida wa Rwanda bambwira ngo bishimiye impinduka ubazaniye, ngo baragukunze cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse biteguye kuzamura idarapo rya Rwanda kuko ngo bategereje kumva itangazo ryo kurahira kwawe. Abo bose bategereje impinduka. Nagiye mpurira n'abanyamahanga batandukanye bakora muri ibyo bihugu, cyane nk'aba hari muri Sudani haba hari abantu benshi baturutse muri India, baturutse muri za Kazakhstan, bari aho ngaho babaza ngo mbese umunyabwenge ateye ate. Nabasobanukiye ko ari umuntu w'umuhanga utarahanzweho, akaba ari umuntu w'inararibonye muri politike zitandukanye agiye abona. Bakaba barishimye cyane. Nabonanye n'Abarusiya baba bari muri ibyo bihugu bakora business z'ubucuruzi. Abo nabo narabasobanuriye. Mpura n'Abashinwa bavuye za Tokyo, embereka igishushanyo mbonera cy'umurwa mukuru wa Rwanda, aho tugiye gushinga leta zunze ubumwe za Afurika hano mu Rwanda. Aho naho nakomeje kugenda mpura na benshi cyane. Abo muri Australia twarabonanye, abo muri leta yabo muri za Cambodia, abo twarabonanye batandukanye. N'abantu benshi Abanyakanada nabo twari turi kumwe muri ibyo bihugu, Abanyamerika, abo muri Mexico, abo muri za Cuba, ni benshi muri za Brazil, za Brazil, za Bulgaria, Argentine, Bulgaria. Abo nabo ni abaturage nabo bagendaga bamyereka ibibazo bagiye bafite nabo, cyane nka muri Bulgaria naho hari ikibazo naho cy'imiyoborere naho kidasobanutse, ariko babonye map ya Rwanda narabasobanuriye cyane. Mbabwira ko nimara kugera ninsubira kuri tere nzabumvisha Perezida wa Rwanda noneho hatakiva ari kubabwira mu Cyongereza. Aho turi ubu namaze nk'ukuri kwibona, barabona ko babikurikiye, bakaba biteguye ijambo ryawe ugiye kubagezaho mu rurimi rw'Icyongereza, bavuga mbese Rwanda yo yiteguye gukora iki ku bintu bijyanye n'amagereza. Uwo muvuganye wese atubwira ati natwe iwacu gereza zirahari, utavuga rumwe na leta arafungwa. Ese nicyo gisubizo mubona? Byaba biterwa n'iki? Ariko tubabwira ko Rwanda yo ifite igisubizo kuri icyo kibazo cyananiye abanyapolitike bose ku isi, akaba rero Rwanda yo ifite icyo gisubizo. Ni mu kanya rero mugiye gukurikira ijambo rigiye guhabwa na Perezida wa Rwanda, akaba Perezida wa Afurika. Akaba agiye kubaganira byinshi bitandukanye ku cyo itegeko rya Rwanda rivuga ku magereza no mu magambo arambuye, kandi arabibasobanura mu rurimi rw'Icyongereza kugira ngo abumva urwo rurimi batazaza bakina gutranslatinga, ahubwo bagiye kubyumva noneho inyumva nkumve. Umwanya n'Abanyarwanda kandi nabo barushaho kugenda babisobanukirwa neza. Rero umwanya n'uwawe nyakubahwa Perezida wa Rwanda. Murakoze cyane.
uri bumfashe hano ingingo ndi busome mu cyongereza uyinsemurire mu kinyarwanda kubera uri umuhanga nawe wagiye mu isi niyo nagusaba kuyisobanura mu gishinwa cyangwa mu gitaliyani cyangwa mu kidage wabikora kandi vuba na bwangu urumva umaze kuhetura isi yose urayizengurutsa ariko abaruda mugira uko mwitwara koko iyo hose isi yose urayihetuye koko abantu bose bampamagaraga bakambaza ko badaheruka wa munyamakuru mpuzamahanga uvuga vuba vuba ubu ufite ikoranabuhanga hageze bakurikiranaga sinyari zawe benshi barazifataga ariko benshi ngira ngo nimba ari ikibazo cy'amarezo yaho wabaga ugeze cy'ibyo bihugu bitafataga neza amarezo ariko satelite z'abaruda zaje kubikawuta hano twarabibonye urabona kano kuma niko kashoboye kutwereka hahandi wari ugeze wabuze amarezo none tushinga tuzamura akangaka tukazamuye duhita tukubona nawe amarezo urayasubirana kubw'iyo mpamvu urumva abaruda barakataje ariya ku murongo wa satelite ya ruda kode iyi ngiyi yahise igufasha bitabicamo neza nanone reba ugeze ubwo wageraga hariya kuri Australia naho wasize muri kode byahise bitwereka natwe dusize mu yacu none birakwereka gahunda zose i Kigali waradukurikiranaga kuri satelite birumvika twaravuganye tuvugana neza buryo bwo twavuganaga ku mashusho mbona nkubone ibyo byose byaradushimishije ubwo muri Brazil naho mwahakoraga inkuru nabyo byaratweretse sinyari ko bo amarezo yarahagaze neza none kuri Canada ho byabaye uburyohe ikiganiro cyagenze neza kuri video none twari tubonana mbona nkubona ugiye muri United States of America hafi bwo wanageraga no muri Mexico nabwo byari bimeze neza ubwo wajyaga gufata indege mujya nanone iriya China nabyo byarafashije cyane China bagira ubuhanga budasanzwe na Russia rwose byaradufashije mu Buyapani communication kuri internet byari bihagaze neza ubw'iyo mpamvu ikomeye cyane rwose hariya kuri Somalia na Ethiopia ubwo wakandiragamo kakuma ka sinyari kahise katwereka ko rwose ku cyambu hariya cya Somalia wari uhagaze bwuma urabona ko washoboye kutwereka ko Kenya iyo ifite igice gitoya gikora ku nyanja nini naho Somalia yo ifite igice kinini kiva kuri Kenya kizamuka kikarinda kigera ku muhora w'inyanja itukura rwose urumva Somalia ifite icyambu kinini kikongera gikakata haruguru yayo ku mipaka y'inyanja itukura nanone ibyo byari byiza byatweretse neza uko Somalia ifite iburyo inyanja nini amata haparika ku nyanja itukura ku nyanja y'Ubuhinde Indian Ocean no ku nyanja itukura ruguru naho ifite icyambu kinini gihagije aho noneho na Yemeni ikora kuri icyo cyambu birumvikana na Saudi Arabia haruguru ya Somalia birumvikana byose rwose satelite zabitweretse neza noneho ubwo ya miyaga yanyuraga kuri Atlantic Ocean kubutse munsi ya Indian Ocean none bigeze kuri Pacific Ocean kuri Antarctica hasi binyuze haruguru yayo kuko izuba ntirijya rigerayo iyo hepfo n'iriya ruguru urumva aho hose byatweretse ko mwari muhagaze bwuma kuri Pacific watweretse n'akantu k'ubuhanga ukuntu isi iba yikaraga mu yizengurukaho mu buhagarike kwitizenguruka mu butambika ahubwo yizenguruka mu buhagarike ye washoboye kutwereka n'inkubiri y'imiyaga uko yirukanka muvuduko uhagije muremure cyane ku buri saha
ibyo byose n'ubuhanga utwereka n'indege mu kirere zose uko zifata ikirere n'izororoka ku bibuga by'indege mpuzamahanga. Ibyo byose rero abaruda twarabashimye mukora akazi gahambaye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane rero ni muri urwo rwego demokarasi y'abaruda yihuse tuyibashimira, tukavuga tuti iyi demokarasi y'abaruda ni y'akataraboneka. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane wakoze imirimo y'intashyikirwa, turabashimiye ku bw'urwo rugendo, keretse nimba hari ikibazo gikomeye cyane mwahuye nacyo. Ikibazo gikomeye mu ngendo nk'uko mwabibonye ni ibihugu bikomeye kugendamo cyane, usabwa amapasiporo, ibyangombwa, kuko hari igihe usaba kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi usanga ari igihe bitoroha. Ariko ya kode yatumaga ugera ku mipaka yose ya biriya bihugu by'MDC ku buryo bakwemereraga, ntibakozaga ku kamashini bigahita biteramo icyemezo gusa kutambuka. Hari abakugoye? Hari aho usanga iryo koranabuhanga batararigira ku buryo usanga bitoroshye. Ariko noneho waberekaga ya kode ku gapapuro, noneho bagateramo kashe bakagusinyira kuri ka gapapuro ukikomereza. Niko byagendaga. Nizere ko noneho nawe umaze kogoga isi nka Perezida wa Rwanda uko yayogoza, wabonye isi se iruhanyije kuyigenda. Iyo uri umuntu mwiza wabonye ko abaruda batambuka, ko naberetse watambutse ubona hari rutangirizi. Iyo uri umunyapolitike w'amahoro. Uretse nkanjye w'umunyamakuru, abandi nabonaga biri kugenda bibagora. Birumvikana kubera politike zabo zikemangwa, ziba zirimo amahinyu menshi, ugasanga abantu baratekinika babesha abantu, muri make bakabatahura, kandi isi yabaye umudugudu muto cyane ku buryo ikoranabuhanga satelite zikontorora hose. Nk'ubu hano muri Afurika yose mba nyikontorora, dore iyo nkanze ni reba Somalia, reba South Africa, dore za Ghana, wabonye muri Nigeria hagati, dore ya mashamba, dore babandi babirukanka mwisha, dore ya myobo, reba bafande babaho bari, wabonye haba abantu babafande b'amanyenyeri, wabonye ikimenyetso kiba kihari. Noneho reba noneho babandi bariya batekaga, urababona, reba bariya barimo gukirana, bari mu myitozo ngira ngo. Ndi kubireba neza, ariko hari n'ikindi kibazo kimwe ntabashije kukugezaho. Hari abandi bantu nagezweho ibibazo na bamwe mu bantu bariyo, bambwira abantu baka amaviza bakajya muri ibyo bihugu akarangira, bagakora bizinesi nabo bakigumirayo, ya viza cyangwa cyarangiye. Mpura n'ikindi kibazo cy'abandi bantu bari muri ibyo bihugu badafite ibyangombwa, badafite ikintu kibaranga na kimwe, bari muri ibyo bihugu. Nabyo barambwiye ngo mbese nzakigeze kuri Perezida wa Rwanda niba yiteguye kuyobora u Rwanda ndetse na Afurika, abo bo byo byaba bimeze gute, bakora iki. Ikibazo kimwe bambajije, ese bazabarurirwa gute mu bihugu bavukamo? Nacyo mu bibazo muza gusubiza, nabyo muze kubishyira ku murongo, ndabona ucyanditse kugira ngo nacyo ubone ukuza kugisobanurira abadukurikiye. Murakoze cyane ku bwiyongenge kaze ikomeye cyane. Nibyo ibi byose twashoboye kubinonosora, twamaze kureba uko tugomba kwitwara muri ibi bintu byose. Birumvikana n'urugero muri nk'uko twari twatangiye tubivuga ruguru hariya, ko ndagenda nsobanura mu cyongereza nawe usemura mu kinyarwanda, kuko uri umuhanga wakataraboneka ushingiye hano iwacu i Rwanda, urasemura muri urwo rurimi rw'icyo gihugu maze kuvuga cyacu. Ubutaha uzasobanura mu zindi ndimi. We shall promote the degree of abolishing state prisons and detentions without trial to revive the echoes of Rwandan human culture in nature and good waves of the quickest democracy and diplomacy, where Rwandans shall be living peacefully. Thank you very much indeed. Ruda izateza imbere urwego ruhanitse rwo gusenya no gukuraho amagereza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'izindi nzu zitemewe n'amategeko ziramutse zigizeho zigaragara zitagendanye n'ubutabera, kugira ngo
tugarure akamaro ndangamuco nyarwanda wa kimuntu, dute umuco udahwitse muri kamere, ahubwo tujyane n'inkubiri nziza ya demokarasi n'ubwumvikane mu mahoro aho umunyarwanda azaba atuye hose. iyo ni demokarasi nyabaki none hije muri Afurika. Ni demokarasi yihuse ku mpamvu nziza 200 ku rwego rw'u Rwanda, ku mpamvu 200 ku rwego rwa Afurika, ku mpamvu 20 ku rwego rw'isi yose. Babyakiriye bate hirya hino iyo ku isi hose aho wagiye uzenguruka? Wahamagawe gute? Babyakiraga bate ku matelefone, kuri satelite? Kode ya yindi twaguhaye yo kuba wavugana n'umuntu diregiti mubonana gutya, kuri ya kode yo kuri satelite itajyana amafaranga ya ruda ku rwego mpuzamahanga, babyakiriye bate? Ni ibintu bishimiye cyane rwose, ku buryo baravuze bati uyu munyapolitike no agatangaza no kataraboneka, kuko byaba ari ubwa mbere baba bagiye kubona ibintu bisa nk'ibyo. Bega baravuga bati uyu muntu yameze nka Mose ageze mu Egiputa gucyura Abisirayeli abakura ku ngozi z'uburetwa. Birumvikana, niyo mpamvu twavuze twaje to promote the degree of abolishing state prisons and detentions. Twaje tuzanywe no gusenya aya magereza yose yabo bafungiramo abantu igihe kirekire, nebi bagenda bafungiramo abantu uburyo bunyuranyije n'amategeko, bafata bagafunga umuntu. So urumva uyu n'umuhamagaro wanjye, nige ugomba kubadukana iki kivi kimbadukana mugabo, hanyuma nkesa imihigo muri demokarasi yihuse. Noneho izo nizo twise the waves of the quickest democracy and diplomacy. Noneho izaba ari politike mpuzamahanga, bose